byose bijya gutangira byatangiriye mu mwaka w'ibihumbi 2023 mu gisagara cyacu byose byari bimeze neza, urungano duhura tukaganira tugasabana, mbese muri rusange byari byiza pe. Imane politisi y'abirabuka. naho ubundi bro, Yes. ujya kugira discipline mu buzima ni byiza kuko bituma ugirirwa icyizere haba mu muryango cyangwa muri societe rusange. Ariko buriya nibyo bya mbere mana. Reba nk'igihe ukuntu abaturage bino tukwizera. Reba igihe umaze ukundana na wa mukobwa ko Yakobo. Uzi ko karitsiye yose tuzi ko ari uzagira umugore mana. Cyane kabisa, ahubwo muri ino minsi muwe mwitegura tugiye gushaka ukuntu twabashakira ubusijara kuko igihe tumaze ni kinini cyane. Sure. Cyane. Nizere ko nazaburamo. Oya, kuburamwo ntabwo wazaburamwo kuko urabizi ko niwe nizera kandi niwe ugomba no kumbera hafi. Ubundi ukagomba no kuba washaka n'ahantu uzabukura ikoti muri iriya minsi kabisa. Ebana biri hafi. Nije uzakwambara. Ahubwo aho ngaho kuraho akabazo ushyireho akadomo. Wow. Ndimo muceka kuko ariyo mbere. Ndimo mumenya kuko abishema. Bite? Ni byiza ke. Umeze ute ko wabuze cyane? Sha meze neza ariko ntabwo nabuze. Sha warabuze cyane pe. Subize ko amasomo ameze nabi mwaka w'amashuri ya nyuma yisumbuye bari danje. Njye nkaba nanibagiwe ko wiga sinasigisira. Sha niho ngeze. Gusa nyine narakubuze ngo mubwire amakuru ashyushye. Icyo mukunda iyo duhuye mfite udukuru. Umva twadanje ubwo noneho ntabwo dukira. Kagira inkuru kimbwira kiri kuntera amatsiko diye. Kaze mubwire ndabizi amatsiko yawe ntiyashira. Nibwirira. Umva Mado yaraje ari muri karitsiye. Yego. Afite imyige hariya. Mado nzi wo kwa Ruboneka. Umva se ndaruhura. Zimfashe. Ubwo se mukoke kibona baragikuye hehe? Umva wajya kubona ukabona na Mukanyanyuza dore ko asigaye acuditse na Jeanne wa musheri wa Jacques. Kagira inkuru ubwo se disi ntago azamutwara Jacques. Oya sha Jacques ntabwo yabikora, ntabwo yashiturwa n'ikibuno ngo areke Jeanne. Aha we se si umuntu uzabyibonera. Uzabibona Jacques ntabwo yabikora pe. Pastor, Cyane muvana. dore se mwana ureka nkubwire. Ibintu biri kugenda bigorana. Akirisi tureba mvana imaze kuducikaho sinzi ikibazo n'ukuntu biri kugenda. Ubu ngo tugenze. Oya. Ahubwo wowe kiramo imbaraga. Wowe ujuza nanza ndarushaho kwigisha cyane. Ndabizi ko bazaza. Ejo bundi nashatse abakirisi batanu. Biyongera kuri babandi 10. Buriya nutuza kureba neza ntabwo tuza kubakuramo akantu ko kunywa ko. Jewe ahubwo ikibazo cy'abakristo bandekera. Uzemera mbagura. Zemera bagura. Genzana bagura. Reka nkubwire rero. Sinajya batura se. Sinajya batura. Reka tugire ukuntu tuva imbere y'urusengero. Tugenda hatagira nuza kutwumviriza. Imane politisi y'abirabuka. Imane politisi y'abirabuka. Imane politisi y'abirabuka. Imane politisi y'abirabuka. None se Dani, meze muteye na Rose? Yes. Nanjye nyine meze neza mba mvuye ku ishuri dore. Agasema nzareba bodi ko mbona nta kibazo. Ko mbona ari twe turi kwicwa n'inzara kandi tuba no mu ngo zacu. Shawana nyine twe byaraduhiriye. Uragenda yashi ni nyashi. Oya shana birenze nyine ibisanzwe. Ukuntu wari mani Mbese meze mutana mu cyaro mani. Nize neza. Ku ishuri se biragenda.
cyane papa nyine ni ugusunika nyine ntege yanjye nanjye ntabwo inyoroheye vakansi se murayibona mute shaka vakansi isanzwe se muze nyine dufashe ababyeyi ndumva nta n'ikindi ubwo nyine nakundi ubwo reka tubikurikirane muri iyi mbese wari vakansi utembereye Mana nyine nari ndi kujya hano hirya hari inshuti wanjye ngiye kureba abantu ba bote nicyo pfa namwe buri kanya visite Yego sha tuba dukumburanye byataye umunsi umwe bari niwe utuma tuba natwe nyine dukumburanye twigiriye hariya haruguru mugere nyine turi kumwe nawe nacyadani cyarabaye igisore kareka mana we imaneko y'iby'isi y'abirabuka imaneko y'iby'isi y'abirabuka imbere yawe mana niho mbonera umutima byari ibijumbu bihindura umuceri abirya neza nkabura imaza mukiza imbere yawe Mana niho mbonera umuceri imbere yawe Mana niho mbonera umuceri we ririmba cya cyane none twajya mu ijuru imbere yawe Mana niho mbonera umutima ayiwe byari ibijumbu bihindura umuceri wawurya neza nkabura ngaho imaza nawe uri umukirisitu mukiza yego yawe Mana niho mbonera umuceri yawe Mana niho mbonera umuceri byari ibijumbu shangiye ku ishuri nyine mani hari utuniga twa feke gusa nta birenze nyine gusa nyine hafi nyine y'ikigo nahabonye umusore acuruza nyine akaresitora mani arakubiye nyine naho undi nyine abaniga bo ku ishuri sha nta birenze iyi vakansi se birayibona gute urabona ntabidanje ese ko numva ibintu byose ntabidanje sha nyine navuye ku ishuri numva karitsiye yose nyine barakabije ibintu ngo hari umukobwa nyine wahaje mushyashya witwa Mado nyine mani ngo yashutiye abantu bose bo muri karitsiye gusa ameze ati shangiye nyine sinzi nabonye nabirenze se sumuze ateye ate mani nyine araho nta danje ariko nyine ngo yashutiye abantu bose bo muri karitsiye wumve ko nyine naje ariyo nkuru nshyashya nyine numva tu ihari nanjye ndamuzi yego ese wabonye hari birenze kabona ubwo nyine aba yakaraze nyashi aha yabashitiye yego nyine abona icyo cyabashitiye gusa nyine nta birenze ariko naje numva nyine ku karitsiye yose ati umukobwa witwa Mado nyine imaneko y'iby'isi y'abirabuka imaneko y'iby'isi y'abirabuka imbere we byari ibijumbu bihindura umuceri noneho haleluya amena haleluya amena haleluya amena haleluya noneho mureke twakire pasiteri wacu atubwirize tugire icyo twumva pasiteri Haleluya. Muraho ngegera z'Imana. Kugira nkuru y'Imana. Kagira ngo roho hano nubwo ari mu rusengero nashyira hasi biranga tukabanza tukashyiranamo imigeri tukayihanga. Ariko nyine hano mu rusengero nta kibazo. Oya, nta kibazo hano. tazana mu byo gutukana. Hano nabyo gutukana birimo. bayihashira tukagwanya Nyuma y'ijambo ry'Imana ubutize mu kanya ko gutura. Haleluya. Amen. Haleluya Muture. gutura. amen Yego we muture we. Yego muture mana. Mr. Man Dave kwanaruka kugubona muri karitsiye wakwamiye Imana kandi mbamare ahubwo se man abonye cya kibaby bita Mado Mado wese umwuka waruboneka kwaruboneka wa mubebe warunanutse se uzi nyasha hagaze aya ziradedera gutya yego bro ntago wabyumva none tunyengera amatsiko yo ye baba we ukigera ukamureba kuri ni gutya reka ngwereka akantu uzankore
je n'ubundi nkunda kuba nicariye hano muri iki kigo nifatira akantu k'akayaga yego ejo bundi uzazindebe urumva ni naheza tu umuntu akazeho nzamugutakaza ariko nyashe candagasi nawe uzishimira bro ngiye nzagura n'akantu ntari bito yazanye nyashe yamaye ntabwo kwaruboneka nzi ntabwo umuheruka wari unanutse kuri kumuha noneho zahita usara noneho bro ntabwo wabyumva nanjye byarantunguye noneho ndakuzi ariko numushobora uzamenya candagasi baranyibagije amatsiko yo kuhura nabo ndayafite umuntu akazeho ndagura akantu nzamugutakazaho wibitindaho ndagura akantu ariko candagasi ko nabonye ari hatari Imaneko y'ipyisi y'abirabuka Imaneko y'ipyisi y'abirabuka amakuru se amakuru ni meza rero meze neza ni ukuri ndashima Imana ndabona uryoshye da ndyoshye se gute ko nta kuru yego mara urarenze ni ukuri muri iyi minsi sinzi ibintu uri kurya cyane nyine kiba cyarabaye danje ariko nyine umuntu ni ukubyihanganira yego cyane ko biba bimeze dore nyine nifuje ko twakiganirira twicaye hano muri iki kigo nabonye ariho hari amahumbezi menshi hari akayaga uri kubona izuba uko ryifashe ewana aha niho nifuje ko twahurira twiganira nta kibazo nyine ndabona ari heza ntacyo hatwaye nahashimye nyine tu nuko nyine nari nzi ko hari bwakubangamire ariko ubwo wahakiriye nyine nta kibazo ntabwo hari bwambangamire none se we hari amakuru ndi kumva amakuru ameze ute gusigaye uri inshuti na Mado yego Mado dusigaye turi inshuti urabeshya ni ukuri buriya se reka mbanze nkubaze buriya ntabwo uba utubwira ko azagutwara uriya musheri wawe ngo kareka ntabwo waba mfite se yamutwara gute Mado yanizera avuye mu gihe kureba uburyo ameze we ubwo se namujyana n'ukuntu mukundana babona muzana abana we ubwo uzabigenza gute ntabwo Mado yantwara umusheri gusa ibyo bintu birashoboka gusa yamutwara muri envelope yamutwara ariko nawe ntukanse wa mukobwa je ubundi ca ubwenge mani ngiye ibyo nkubwira ndabizi neza rwose shazi ko mbikomye hagatima ejo bundi namuperezanse imbere ya sheri wanjye mbona mu gusezera nyine kuko hari ahantu twari dutembereye mbona yanze kumurekura sinzi ukuntu namubonye nawe umutima nimba waramuriye mbona aramurekuye sibyo mba nkubwira se ca ubwenge mani ariko sheri nazamuha nyine ntabwo ibyo bintu yabinkora ko umusheri wanjye buriya ntabwo uzi imyaka tumaranye namugendera no muri Kongo nagera ariko nkamuhananura kereka niba atari Madoni yizi ngiye nkuhaye iminsi mike we nudaca ubwenge cyangwa ngo ube maso mani ibintu bimeze nabi pe uzabyibonera nukuri umva ntago noneho yantera namugendera ngo abantu baroga abandi namwica nabi kiriya kibuno agenda azunguza imbere ya sheri wanjye nakigabanya ureka bazahura ntabwo uzi buri imico aba yarakuye hariya mu mujyi ubona aryoshye kuri ukagira ngo ni nkawe nese avuye mu mujyi nese ubwo nabyo biri kubona ntabyo narizi nawubona uko nguko wowe reka nkubwize ukuri wa mukobwa we ndakubwiye ngo uba maso kuko ibintu bimeze nabi njye Mado ndabizi neza ngiye guca ubwenge uzi koko yabikora nabonye ukuntu agenda yizunguza yiryagagura ndavuga si uyu mukobwa afite iyihe ntego ariko namwica sheri namwica ngiye ku musheri wanjye nagaze aho twahuriye yego mara yanjye cyane ndaje nawe ndumva urikomeyeho da ngo iki namwica n'umunwa nawe w'ikinya nkawucira rero ikintu nakubwira rero shamba ry'ibimenge pe ry'ibimenge Mado doragira cya atazabikora kuri uriya musheri wawe bigahita birangira kuwa mukobwa warasaze ushobora koze wangira inama ni ukuri urakoze Imana iguha umugisha Imana ikunzaniye wagira ngo hari izi gahunda zanjye Imaneko y'ipyisi y'abirabuka Yesha mwana nanjye ngo uracisha ntabwo nagucika mwana kuko twafatanyije umugambi ariko none se ukwimangaye se shareka mbaze niba nanjye mwana reka tubanze turebe aya gacupa yabonetse nta kuntu atabonetse mwana hano ntabwo haburamo akantu ibihumbi 8 yego mwana
ariko kubera ni njye wakoze akazi kenshi amagambo navugaga nkongeramo ukubwiriza nongeramo ubwiriza nongeramo wowe ntugire ikibazo ndakuyobora n'ubundi ku mafaranga ahubwo reka turebe tuza sha nabaketse izina rya Yesu wadutetse iki mubwiza ukuri mutampayeho tuguhahiye nabaketse niyo mpamvu nanjye nabometse wamukirese utagira ngo mu rusengero ntabwo bishoboka uzi amagambo umuntu aba yavuze none ako ni ugukanga mwana ibyo byonyine uratugirete twamaze kiriya kiba kije gutesha abantu umutwe ariko mwana amagambo umuntu aba yavuze uzi n'ibindi ntubaramutse agiye ko kakaba duteza ariko abaduteza twora ni ugukanga mwana mwehora uzi amagambo umuntu aba tuzajya no gushaka abandi bacika ahandi Imane politisi y'abirabuka dore ngabasha dore ngabo dore Imane politisi y'abirabuka hari amakuru nashakaga ameza ateze numvishije ngo niwe wari uturanye no kwa mado nyine mwari muturanye muri Kigali ndamwibuza nese koko mwari muturanye uramuzi neza twari twegeranye gutya ari urugo ku rundi none se sha wanyibwiriye amakuru yiwe mado imico ye mfa yari yarananiranye muri Kigali hose reka yarabatwite nta mugabo ugitunga umugore ingo zose yarazisenye n'ukuntu twari turi inshuti ahubwo yesu we mado ukuntu twari turi inshuti magara nta n'uwari kudutandukanya mfa reka nkubwire uriya mukobwa nushake ntube inshuti nawe kuko imico ye none si Kigali wabonaga yitwara gute ngiye yaraje nyine anyigiraho umuntu mwiza anyigiraho umwana mwiza ewana nyine biba ibintu biri aho ngaho we wabonaga yitwara gute mfamade nyine ni umuntu wari uri aho umwana wigize akarara reka mu ngo hose agenda agatwara abagabo b'abandi mfa yarananiye none harabica bigacika nimba ari ibyo rero Imana ishimwe ntabwo ntibaye inshuti nawe ubucuti bwanjye nawe buhagarara nyine wagenda gake kuri we tabeshye shaka ukuntu yanyigiragaho mwiza reka nyine nanjye narabonye shaka marayika noneho abantu duciye bakajya bavuga gusa ngo nawe ujya uvugana n'abakire nanjye nkitereje avuga ati nanjye ngomba kuvugana n'abakire reka sha nyine uko ameze ni uko nguko te gusa nyine iyo muri kumwe ubwo niyo mico utayimukekeraho kuba nayitonze ariko uko aba ameze siko ahandi hose aba ameze none yahuye n'umugabo uravuga ati rekeraho sheri mfasha nanjye ntabwo noroshye ubwo nyine umubano wanjye nawe ewana hasi ubwo nyine tugiye kubisuzuma Imane politisi y'abirabuka Imane politisi y'abirabuka Imane politisi y'abirabuka impyisi y'abirabuka imaneko impyisi y'abirabuka ya
narigenje ariko uyu mukobwa wuje aje ari simusiga pe. Amabuno ye ukuntu yimwenyuza, ukuntu namuhaye umukono akagumana ikiganza, akanyicira akajisho ya Mado, genda uri umukobwa mwiza pe. Ariko ntiwandutira Jane wanjye, tumaranye imyaka 9. Oya, oya, oya. Wabitekerezo bibiwe mvamo. Ariko se oya, oya, oya. 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 Imanipulate isi y'abirabuka.